Nongeye kubasuhuza bene data. Nanone uyu munsi turacyari kuri wa muyoboro wa Gospel Harvest Network. Muri kumwe na Pastor Lambert. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana uyu munsi wa none riboneka muri Zaburi 18 kugira ngo iri jambo turiganireho. Imana ihabwe icyubahiro. Zaburi ya 18 haravuze ngo: ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire, nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega amagambo meza, amagambo akomeye, amagambo y'ibyiringiro. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo ibyiringiro by'abizera. Imana nihabwe icyubahiro. Ibyiringiro by'abizera ntabwo ari ibyiringiro bishingiye ku busa, ahubwo ni ibyiringiro bishingiye ku wizerwa, kandi uwo wizerwa akaba ari we ukuri, ari we Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Nkunda Dawidi cyane. Dawidi yari yaramenye neza ko nta wundi mutabazi afite, nta bundi bwihisho afite usibye Uwiteka waremye ijuru n'isi. Rero aravuga ijambo rikomeye, nanjye uyu munsi navuga kandi nawe wavuga. Nimba uri uwizera kandi ukaba wizera uwo waremye imfatiro z'isi, uwo waremye ijuru n'isi akarema ibigaragara n'ibitagaragara. Aravuga ngo ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye. Mbese mwene data, ujya ufata igihe ugatekereza ishingiro ry'imbaraga zawe? Uyu mugabo avuga ngo ndagukunda niwe mbaraga zanjye, yari yaramenye ko we ntacyo ashoboye, yari yaramenye ko we ntacyo ari cyo, ariko amenye neza ko yaremwe mu ishusho y'Imana. Amenye neza ko Imana yamuremeye umugambi mugari. Amenye neza yuko ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga. Iri jambo niryo Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ibyiringiro rero by'abizera bishingiye kumenya neza yuko Imana ariyo mbaraga zayo. Uyu munsi none birashoboka ko mushuti wanjye, mwene data, urimo kumva iri jambo, ushobora kuba hari ibimaze kukunaniza, byahagaze imbere yawe bihinduka imisozi miremire. Urangije urabyitegereza, ubona hari waremewe kutazambuka uwo musozi, waremewe kuzaguma aho hantu. Ariko nagira ngo utangarize ngo ukwiriye kumenya ko Uwiteka ari we mbaraga zawe. Uwiteka niwe mbaraga zawe, kandi Uwiteka niwe witeguye kurwanira intambara ze muri wowe, kugira ngo akoze isoni ibikurwanya n'ibiguhiga. Kuko ibiguhiga ni ibiza kugira ngo bivuguruze umugambi w'Imana, kandi ntabwo Imana izigera yemera na rimwe yuko umugambi wayo udasohora. Imana iraguhamagarira kumufatanyabikorwa mu mugambi wayo kugira ngo ibashe kuwusohoza ku buzima bwawe. Dawidi rero aravuga ati icyo ngicyo nicyo ngukundira Uwiteka. Ugeze kuri uyu murongo, ugeze hano nko ku murongo wa 4, aravuga ngo nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Mbese mwene data, ishingiro ryo gukizwa abanzi bawe ni irihe? Urwanisha ubwenge wize mu ishuri, urwanisha experience y'ibyo wanyuzemo, cyangwa se urwanisha imbaraga z'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi n'isezerano ryayo riri ku buzima bwawe? Ndagira ngo nkwibutse ngo buri umwe wese afite isezerano ry'Imana riri ku buzima bwe. Hari isezerano ry'Imana riri ku buzima bwawe. Imana yagambiriye kukugirira neza uhere mu kukuremwa kwawe. Ntabwo yigeze ikurema itakwitayeho. Dawidi yavuze ijambo rikomeye ngo mwami ndagushimira ko wandemye mu buryo butangaje. Habe yavuze ngo mbese umwana w'umuntu ninde n'iki kugira ngo mwiteho? Umwana w'umuntu ninde kugira ngo umwiteho? Ngo wenze hato kumunganisha, kumusumbisha abamarika. Reka nkubwire mwene data, waremwe mu buryo butangaje.
Imana yagukunze urukundo rutarondoreka, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu akaza mu isi kugira ngo agucungure, agapfa mu cyimbo cyawe, agapfira ibyaha byawe kugira ngo akugarure mu rugo kwa Data. Imana ntihabwa icyubahiro. Rero kubw'igitambo cyatanzwe, Imana ntago izigera yemera kuguhana mu gihe ibyiringiro byawe uzabihoza kuri yo, mu gihe gusenga kwawe kuzaba kuri k'Uwiteka, mu gihe uzaba ugoswe n'abanzi bawe, cyangwa se mu gihe ubona ugoswe n'abanzi bawe, hari ubuhungiro Imana yagushyiriyemo, guhungira muri Kristo Yesu. Imana nishimwe cyane. Aravuga muri 5, nk'ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbura yanteye ubwoba, ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byarantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvise ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Imana nishimwe. Ntabwo ushobora gutakira Uwiteka ngo Imana yirengagize gutaka kwawe. Ndagira ngo mwene data, ibyiringiro byawe bibe bishikamye mu Mana. Ahari uyu munsi none wibereye mu buzima busanzwe, waje mu isi, washyizwe mu isi, urangije ubaho nk'umuntu, nk'intama itagira umwungeri, ariko Imana iraguhamagarira kugira ngo ibyiringiro byawe ubikonekite n'ijuru, kugira ngo ijwi ryawe urizamure, urangurure, utabaza, uhamagara Imana kugira ngo ikuyobore inzira, kugira ngo Imana ibashe gusoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Ntabwo rirarenga. Uyu munsi ushobora kuvuga ati byararangiye, biragaragara ko karande z'iwacu ntabasha kuzicika, byararangiye. Uyu biragaragara yuko iyi ndwara itazakira, byararangiye. Biragaragara ko iterambere atari umugabane wanjye, byararangiye. Ariko ndaguhumuriza, Imana yita ku gusenga kw'abayitakambira. Imana yita ku bayishikamishijeho imitima yabo. Nasomye ijambo rimwe ngo ugushikamishijeho umutima uramurinda ngakaba amahoro masa. Mwene data, buri ntambara waba urimo kurwana yose, Imana irakurarikira muri iri jambo yuko ikeneye kugira ngo ikubere imbaraga. Imana ibera imbaraga umuntu mu ruhe rwego. Imana ibera imbaraga umuntu iyo arwana intambara nziza. Imana ibera imbaraga umuntu iyo yishikamishijeho umutima. Imana ibera imbaraga umuntu iyo yihannye gukiranirwa kwe akegura ubugingo bwe Kristo. Nimba wareguriye ubugingo bwawe Kristo, nubwo ibigoyi by'ikuzimu byaba byaraguhagurukiye, nk'uko Dawidi yavugaga, Imana ishimwe cyane, ingoyi z'ikuzimu zikaguta hagati, ibigoyi by'urupfu bikagutanga imbere. Umubabaro wawe, muri uwo mubabaro Uwiteka arita mu gusenga kwawe, arategera ugutwi ijwi ryo kwinginga kwawe. Imana yiteguye kuza kwivanga mu ntambara zawe kugira ngo ibashe kukurwanirira. Nkunda ijambo umugaragu w'Imana yavuze, we Yoshua na Kalebu baravuze ngo nimba Uwiteka Imana atwishimira, ngo abanaki tuzabarya nk'abarya imitsima. Kurya umutsima ni ibintu byoroshye. Iyo umuntu arya umutsima ntafata umwanya akacanga, benshi baramira bunguri. Rero uyarishe aravuga ngo nimba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, nimba Uwiteka ari we byiringiro byacu, nimba Uwiteka yishimiye intambara turimo kurwana, abanaki bari imbere yacu tuzabarya nk'abarya imitsima. Ntabwo tuzakirana nabo, tuzabamira bunguri. Ibi nibyo byari ibyiringiro bya Joshua na Kalebu. Uyu munsi ibyiringiro bikwiye kuba ibyiringiro byawe. Ntutekereze ko abanaki bari abantu boroshye. Ubwo abandi b'Isirayeli bacikaga intege, baravuze ngo abanaki ngo twabitegereje tubona twebwe tumeze nk'inzige, ngo nta bagabo barebare bagari cyane. Birashoboka ko ibibazo biri imbere yawe bimeze nk'ibibazo bigari cyane kandi birebire cyane, kandi ngo bari baciye n'intege abantu bavuga ngo twitegereje n'inkike z'umudugudu wabo, ngo nizubakishijwe n'amabuye maremare, ngo agenda akagera hejuru ku bicu
hejuru mu ijuru. Mwene data, abagabo bari abanyabwoba, ariko havutsemo abandi bagabo bafite ibyiringiro mu Mana. Joshua na Kalebu bari bafite ibyiringiro mu Mana, bari bazi neza ko destiny yabo baremewe kuzagera i Kanani. Mwene data, waremewe kuzagera i Kanani, bari bazi ko bazamura icyo gihugu cy'Abanaki, bari barumvise iby'Imana yavuganye nabo. Ibi rero ibyiringiro by'abizera nyakuri bishingira mu ijambo ry'Imana. Imana ivugana n'umwana w'umuntu ikamubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibiruhije by'umwana w'umuntu atakwishoboza. Imbaraga zawe zifite aho zigarukira, ariko Dawidi aravuze ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye, nzaza nishimira mu Uwiteka. Ese iminsi yawe uyimara wishimiye Uwiteka? Iminsi yawe wayishyize mu Mana? Imana ishimwe cyane. Nimba aravuga ngo harahavuga ngo mwikoreze urugendo rwawe Uwiteka, ngo nawe azasoza intambwe zawe. Iryo jambo narisomye mu Migani, mwikoreze urugendo rwawe Uwiteka, ngo Uwiteka nawe azasoza intambwe zawe. Mbese urugendo urimo warwikoreje Uwiteka? Ubukwe bwawe utegura wabwikoreje Uwiteka? Business ushaka gukora wayikoreze Uwiteka? Urushako rwawe warwikoreje Uwiteka? Ese Uwiteka azakomeza intambwe zawe kuko uwo mushinga mufatanyije? Mwene da, nagira nkubwire ngo nimba ibyiringiro byawe ari Uwiteka, tangira guhamagara Uwiteka agendane nawe mu rugendo rw'imishinga yawe ya buri munsi, kugira ngo akubere imbaraga. Wenda ikuzimu bafungura amarembo yaho, wenda abarozi baguhagurukira, wenda karande zimaze imyaka myinshi mu miryango we zaza, ariko nk'uko Dawidi avuze ngo ibigoyi by'ikuzimu byarampagurukiye biza kuza kuntera ubwoba, ariko Uwiteka yumva ijwi ryo kwinginga kwanjye. Ibyo byose nubwo byahaguruka, Uwiteka azabicisha bugufi, Uwiteka azabikubita hasi, azashyira imbaraga muri wowe zo kubisira ibanga, kuko ijambo rirambwira muri Luka ibice 10:19 ngo twahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka ndetse na skoropiyo, ngo no kuribatira munsi y'ibirenge byacu imbaraga zose z'umwanzi. Yemwe iri jambo rikavuga ngo tuzanywa n'ibyica ntacyo bizadutwara. Mwene data, hari ubushobozi n'ububasha buri muri wowe nimba warahaye Uwiteka ubuturo mu mutima wawe. Nimba urugendo rwawe rwo muri iyi si urimo kurugendanamo n'Imana, witinya, wigira ubwoba, kuko Imana yitaye kugira ngo ihindure amateka yawe. Komeza usenge kandi wongere usenge. Nkunda umugabo bita Habakuki. Muri Habakuki ngira ngo ni igice cya 2 haravuga ngo kiravuga ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, bagahingira busa imyelayo, amatungo agashira mu biraro, ngo nta kabuze ko nzishimira Uwiteka Imana yanjye. Oh haleluya. Dawidi aravuga ngo Uwiteka nza nishimira Uwiteka kuko ari imbaraga zanjye. Aravuga ngo nta kabuze ko nzaza nishimira Uwiteka. Oh haleluya. Ngo kandi ishimwe ryanjye rikaba mu mutima wanjye, ngo nzahagarara ku munara wanjye, ngo maze ndindire, ngo kubw'icyo namutakiye nzarangaguza. Imana ishimwe cyane. Ndebe hirya no hino, iyo dutakiye Uwiteka dusigara dutegereje ibisubizo. Hari abantu babayeho mu buzima butagira ibyiringiro, kuko ntabwo bategereje uzabasubiza, kuko ntawe baganyiye. Ndetse n'abaganya, hari igihe baganya ibyiringiro byabo bitari ku Uwiteka, cyangwa se bakaganya mu gihe baganyira uwo baganyira bataramushatse ubushuti, bataramugize inshuti yabo, batamwishimira, bataramugize nyambere. Abantu benshi bishimira kubona imigisha y'Imana, ariko badashaka kubona Imana. Bakifuza kubona ibitangaza by'Imana, ariko badashaka gutunga Imana. Gutunga Imana iyo ukora ibigendanye n'ubushake bwayo, ubana n'Imana iyinezeza. Imana ibishuti yawe, kuko birarambwiye ngo nanjye nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Mwene da, nimba ukeneye ibitangaza by'Imana, nimba ukeneye gutabarwa gukomeye, shira ibyiringiro byawe mu Uwiteka ubishikamishemo, kandi menya neza yuko Imana nayo ikurondora. Irashaka kumenya neza kuyikunda, irashaka kumenya neza ko wayiyeguriye, irashaka kumenya neza ko wayikoreje umutwaro wawe. Yesu aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze yemwe munsange ndabaruhura. Ayi bambi, mwene da, ndimo ndakurarika, wikomeza kwikorera imitwaro ntago uzayibasha, wikomeza kurwana iyo ntambara ntago uzayitsinda. Nimba Uwiteka ataruye imbaraga zawe, twaremewe kugira ibyo dushobora n'ibyo tudashoboye, ariko turi kumwe n'Uwiteka tubasha gukora n'ibirenze. Paulo yavuze ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga. Mwene da, nimba Kristo aguha imbaraga, ese Kristo aguha imbaraga? Nimba aguha imbaraga, ibyo bimeze nk'umusozi imbere yawe, ndagutangariza ko uzabitegeka bikavaho. Wenda buri munsi urabigira ngo nibiveho, ukagira ngo ntibyagiye, ariko burya nibwo ubona bitagiye, biba byagiye mu isi yo mu mwuka. Haba hasigaye isaha yo kuzitegereza ukabona igitangaza cyawe. Ni nkunda Yesu cyane. Umunsi umwe ngo Yesu igeze kugera ku giti cy'umutini,
ngo cyari gitoshye ariko kidafite imbuto, amababi yacyo yari meza, cyagaragara nk'igiti cyakabaye cyiza, ngo amaze kukigeraho ngo yarashonje, ngo arangije ngo ajya kugishakaho urubuto rwo kurya, ngo ariko ngo arubuzeho arababara cyane, arangije yari ari kumwe n'abigishwa, ngo arangije ngo arakivuga ngo wa muti w'umutini ntukere ukundi, arawuvuma, arangije yigendera. Ubwo yavumaga igiti ntawigeze abona icyabaye, igiti cyakomeje gusigara kimeze nk'igiti gitoshye, cyakomeje gusigara kimeze nk'aho ari kwa kundi cyari kimeze mu mwimerere wacyo. Ariko birantangaza ngo mu gitondo bongeye kuhaca, abigishwa baciye kuri ya nzira babonye Yesu avuma igiti kigasigara kimeze uko cyari kimeze, bahaciye mu gitondo ngo babona cya giti cyumye, ngo baravuga ngo mwigisha, baravuga ngo dore cya giti cyumye. Bari batangaye, ariko Yesu ntiyatangaye, kuko bo ntibamenye neza ko ibyo Yesu yakoze byamaze gukoreka. Hari igihe tutamenya ko ibyo Yesu yakoze byamaze gukoreka, ariko byamaze gukoreka rwose. Kumbe umuvumo w'iki giti wari wamanutse ujya mu mizi, uhera mu mizi imbere hejuru, wabona ko amashami kimeze neza n'amababi, uhera mu mizi igihe yari atangiye kukivuma, uhera mu mizi ugenda ukizamuka, igiti kiruma nyine. Mwene da, uyu munsi ushobora kurimo gutaka, Imana yamaze kwimura imisozi iri imbere yawe, rimwe na rimwe ukabona bimeze nk'icyo giti amababi yacyo aracyatoshye, rimwe n'umwe ukabona ibyo bibazo biracyameze nk'aho bikiri bishyashya ahubwo ku buzima bwawe. Ariko nagira ngo utangarize ngo iyo dutakiye Uwiteka, ahera ikibazo cyacu mu mizi yacyo mu gihe gikwiriye. Iyo duhindukiye dutangazwa n'ibitangaza by'Imana. Yesu rero nibwo yababwiraga ijambo rikomeye kuri uwo munsi, arababwira ngo nimusaba mujye mwizera ko mwahawe. Imana nishimwe mwene data, nusaba ujye wizera ko wahawe. Burya Yesu akimara kuvuma icyo giti cyari cyavumitse, burya rero ugitangira gusenga rya sengesho ryageze imbere y'Uwiteka, rero buriya ari amasengesho usenga, Imana yamaze kuyabera igisubizo. Haleluya! Tegereza Uwiteka niwe mbaraga zawe, wihanganye kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Uyu munsi iri jambo ryubaka ubugingo bwawe, iri jambo rigira ahandi hantu rigukura kandi rigire n'ahandi hantu rikujyana, kuko Imana ikeneye kugira ngo uyishikamishe ibyiringiro. Ijambo turimo kuganira ryavuze ngo ibyiringiro by'abizera nyakuri. Ese uri umwizera nyakuri? Uyu mugabo aravuga ngo ibigoyi by'ikuzimu byarandengeye. Haleluya! Ngo urupfu ruranzenguruka runtera ubwoba, ariko no muri aho hantu nubwo yari aho ngaho yakomeje kwiringira ku Uwiteka ari mu ruhande rwe. Sinzi nimba nawe hari ibyakuzengurutse byakugoye, ariko ndagutangariza kubwira ijambo n'ibi byiringiro bifata ubikomeze, kandi ndagusengera nizera ntashidikanya ko Imana igiye gukora ibitangaza ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Mana nziza, Mana y'ukuri, tabara uyu mwene data gushikamishe ibyiringiro. Ndasenze kugira ngo urimbure ibyari imisozi imbere ye, umenagure ibyari bariyeri, ubuntu bwawe n'imbabazi biganze ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi agira ibyiringiro bikomeye, agira ibyiringiro bidasanzwe mu izina rya Yesu. Nk'uko abigishwa batangazwaga n'iki giti buryo cyumye mu gitondo, kandi n'ubundi cyacyumye nimugoroba batabimenye, Yesu akababwira ngo nimusaba mujye mwizera ko muhawe. Arababwira ngo nukuri nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo muzabwira umusozi ngo nimukuva haruri ujugunywe mu nyanja. Mwene data, ntabwo usabwa kwizera kwinshi, urasabwa kwizera guto cyane kugira ngo Imana ikore ibitangaza. Mana, reka kukwizera kumanuke muri mwene data, maze uyu musozi wimuke mu izina rya Yesu. Fatiye mu kwizera mfite mu izina rya Yesu, uyu musozi wari uri imbere ya mwene data ndategetse ngo nuveho, iki kibazo nigikemuke mu izina rya Yesu. Ndamamaza katabawe kandi ndahanura ko abonye ihirwe mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kandi ibagire neza. Mukomeze gukurikirana ibyigisho byacu kuri iyi channel ya Gospel Harvest Network, kandi mujye mubisharinga, mukore subscribe. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Ciao ciao.